Muraho neza turabashuje bakunzi bacu ba Jove Official 30. Uyu munsi rero turifuriza abantu bose bari mu bibazo bitandukanye, Imana ikomeze baturindire bahereza imitima yo kwihangana. Isi iri mu bihe bikomeye cyane, aho intambara yugarije isi. Nimba ari bya bihe rero Bibiliya yavugaga kuva kera wenda ni aribyo biri gusohora, birashoboka. So uyu munsi rero tugarukanye ijambo ryitwa imbabazi. Imbabazi ziraje. Umuntu bita Magashi yakoze ikiganiro ejo bundi 2 days ago niko nabibonye, asaba imbabazi, arasaba imbabazi abarwanashyaka ba Mike, ba Kibasumba, ba General ba Sematama, ariko basaba imbabazi. Natwe hano tuje ngo se tumubabarire cyangwa se mwebwe mwaramubabariye, bimeze biti. Ibi rero turagenda tubihuza mu buhe buryo. Magashi ni umu content creator cyangwa se umu influencer wa YouTube. Hari ibintu buriya abantu bakora kandi bakabikora babishaka ku bwabo ku giti cyabo. Magashi bwa mbere yakoze ikiganiro atuka Abanyamurenge, atuka cyagihe cyiza cyangwa se Cheze Muragwa, aramuvuga igihe cya Kamanyura, aramutuka ko ari umwicanye ko agomba gupfa. Abanyamurenge turahungabana, umuntu twumva dukoze mu jisho, twumva aradututse, twumva dutukiye abantu atabifitiye ubushobozi, ari umu YouTuber usanzwe uvuga ibyiwe bitandukanye, ariko twibaza ukuntu yinjiriye deja uyu muhungu Cyiza, aramututse amweretse ukuntu ari umugome, noneho iwe akunda bikora nabi. Ntabwo ajya tuka umuntu ku giti cye, ahubwo araba ngo Abanyamurenge muri abagome. Magashi araje bukebu asaba imbabazi, abantu baramubabarira cyangwa se abantu nta n'uwamubabariye, nta n'uwamujyanye. Se aragiye ubabariraga n'umuntu, si wundi wamubabariye yageje ari uwamugejeje mu rukiko, hari uwamujyanye ahantu agomba kubarizwa ibyo yavuze byo gutuka abantu. Se ntawe araza ati Banyamurenge njyewe mbifuriza ibyiza, njyewe mani kubatabariza, ariko yadututse kandi ifaranga zirinjiye. Abonye amafaranga kubera gutuka Abanyamurenge, bibaye ngombwa ko abona amafaranga. Yaraje asaba imbabazi, abantu ati Magashi ntabwo ari gutuka Abanyamurenge bose, ahubwo ari gutuka Akagara. Nuko ni nk'ayo makuru, ni nk'izo commentaire nasomaga. Magashi ngiye namukozeho ikiganiro icyo gihe, mwamagana kiranarebwa, mwamagana ko atabifitiye ubushobozi, mubwira ko dufite abayobozi bacu bagomba gutuka, bagomba kubwira abakoze amakosa, ariko iwe ntafite ubushobozi bwo kugira ngo aze atwanike adushyire kuri YouTube y'amatondagura ukuntu abayobozi b'Abanyamurenge ba Kaniki, Dr Kaniki, imiyoborere yabo, ifaranga aho ziba, amahoro, peace, byose araza arabivuze abishyira kuri YouTube yo mu gatebo kiwe. Abanyamurenge ati karabaye, araduhindutse se kwari ko dufatanya urugamba, none uko ni gute? Akagara nyine kakavuga ati bati barababwiye ati ntureba, ati mwishinga Magashi, none batangiye kugira gute kubamagana ahubwo ubwanyu. Ubwo ari kwamagana Akagara bishimira yuko bari kwamagana abarwanashyaka batwirwaneho. Ibyo ni byo byishimo by'Akagara, ntago uko niko kuri. Iminsi irashira, iminsi icyaho, Magashi bukeye bwaho atangiye akoze ikiganiro.
nanjye namukoze ikiganiro ari gutuka bakibasumba, ari gutuka uyu musore wo muri Amerika arya yitwa Ndereka nze mwumvishe izina, ari kubatuka bose. None kuri isaha Magashi araje ngo agiye gusaba imbabazi, ngo ari gusaba imbabazi. yahagurutse aje kuvugira abantu bose bababaye. Umugabo wifura cyane witwa Michael mbere na mbere Michael kujya kugira Imana wamfura wimubonye muri wo kabyara ciye bugufi bakoze n'imirimo myiza ubyo mbabarira gusabye imbabazi nkwiye ku mutima. Ntabwo ari fani waje ko ari mushiki wawe umusaba mushiki wawe azina masano nanjye yaba mukuru wanjye cyangwa se ntabwo ari fani waje umuvandimwe wawe. Kubera iki nibyo duhuriyeho. Ndakwandikiye wowe ndakwandikiye wowe Kibasumba. Mwebwe duhuriye ku makuba n'ibyaha, mwebwe duhuriye ku kurwanywa no kwanga, mwebwe duhuriye ku kugambanirwa, mwebwe duhuriye ku ngengabitekerezo tugomba kuzira, mwebwe duhuriye ku bututsi bapimye amazuru basanga tutagomba kubaho bacumigamiye kuzaturangiza. Mwebwe duhuriye kuri ibyo byose mbasabye imbabazi mbege ku mutima wanjye. Imana y'amahoro iryo ni kodi ya mbere araje. Umugabo wifura cyane witwa Michael bavani mu mbabarire, ntabwo nagira umutima mubi. Bavani mu mbabarire, ntabwo nagira umutima mubi wo kubatuka. Uwo mutima ntawo nzagira. barakubabaremaga Mumbabarire mubikwiye ku mutima. twakubabarira Ntabwo natema igiti nicayeho. Tizinatema igiti nicayeho. Ngiye rero iki cyatumye nkora iki kiganiro niki, uyu nimba ari fani yakoresheje ni umukobwa w'Abasamana umunyamurenge, nimba tubiye Cyangugu, nimba tubiye Gisenyi, sinzi aho atuye hariho. Biragoye, njye ntabwo ndi pretenda, sinaba pretenda mu buzima bwanjye. Nta buryarya tugira abanyamurenge, ntabwo ari indyarya. Magashi araje aratututse adushize hanze, aradututse atutse abayobozi bacu, ariko mwibuke ko atigeze atinyuka abagogo cyangwa se abanyamasisi dufitanye ibibazo, dufitanye ikibazo kimwe bo muri Kongo, ahubwo abo yatutse niki ni abanyamurenge. Abanyamasisi bo ntibafite ubuyobozi bwabo, se nta coordination yabo yo gushyira ibintu byabo hamwe muri iki kibazo. Kuki yibasiye abanyamurenge? Kuki yumva ko abanyamurenge yabatuka ubwa mbere agasaba imbabazi, yatuka ubwa kabiri akabasaba imbabazi, yatuka ubwa gatatu akabasaba imbabazi bakazimuha? Ikibabaje ahubwo akubise imibare yiwe, aravuga ati byanze bikunze reka ngene nifashisha umunyamurenge uyu ari uyu fani, ati Fani ngwino ndakwishurira tike udusange hano i Kigali uva Cyangugu cyangwa Gisenyi aho atuye, ngwino tuganire kugira ngo nongere kandi ngaruke mu maso y'abanyamurenge, nongere kandi ngaruke mu maso y'abanyamurenge. Naraye mbatutse, none abanyamurenge bamvuyeho, bari kunyuka, bari kunyamagana kandi dufatikanyije, ariko bibuke ko yabatutse. Amagaye ufani araje, abantu rero rimwe na rimwe ari abantu sinzi uko batekereza. Njye ntabwo wanuka ngo wongere kandi unutse bwa mbere bwa kabiri bwa gatatu ngo ndongere kandi nguha amahirwe kuza kongera kwicarana nabo, ntabwo bishoboka. Ngo abanyamurenge ngo turamubabariye, muramubabariye, ariko mumenye ko isi yamenye imiyoborere yanyu, yamenye faiblesse zanyu, weakness zanyu zose yazishize hanze. Amafaranga yinjiye iwe, ahubwo ahita apanga indi content yo gushaka umunyamurenge uyu fani ngo muzane hano, n'ubundi urabona ko ifaranga iwe ziracyaye zinjira. Mwumve neza aka kantu,
n'ubundi akareye infraction yo gutuka abanyamurenge yongera kandi akareye ikintu cyo gusaba imbabazi abanyamurenge. Ibintu bibiri bijyanye kandi yifashishije iki umunyamurenge. turi bazima kweli. Abanyamurenge n'abana beza, abanyamurenge nta kibazo kibaho. Papa siko twese tumeze. Icyaha ni icyaha, wakoze watutse abanyamurenge bakuziza ko watutse, muramuha imbabazi ziki? Yakoze ibyo atazi. Dore ikintu giteye ubwoba, nyuma y'iminsi runaka mureke uyu mugabo mbere kuko niba ari mu bucuruzi ku izina ryacu adutuka akongera kandi akaza akigira mwiza ngo twamubabariye, mu minsi iri imbere arongera kandi avuga ati ndatutse abanyamurenge nta mugati mbona. Wenda iyi proje yanjye biraterekana uko abanyamurenge nongere ndebwe mbone views zifatika. Njye nakoze ikiganiro namagana Magashi mu bantu basubishe aka kantu mukumve neza, bari ko bantuka njyewe ni abanyarwanda, ntabwo ari abanyamurenge. Ni abantu bashyigikiye gutukwa kw'abanyamurenge. Ntarimo abanyarwanda, harimo abadashyigikiye. Ni ukuvuga ngo utuka Magashi uratakwa n'abantu ngo se ko gahungu ubundi ngo urasa n'iki. It's okay, ntacyo bitwaye mwadutuka uko mushaka, mwavuga uko mushaka, ariko si kibazo bite. Ase twe nimba ngewe mu muntu uko ndi nemere nukwe ejo nongere kandi nze nsabwe imbabazi, nigira umwana mwiza kugira ngo bigende bite. Iyo umuntu ari ijambo bakunda gukoresha iwacu ngo ni mafu cyangwa se biroze bishambuke, uyu muntu yimwakomeje yaragaragaye mayi uko uwo musaba imbabazi bakaniki ko bomuha imbabazi, bamubwira ati turakubabariye, warafashe ubuyobozi bwacu bwose ubishyura kuri Mutandao, ifaranga zirinjira ubwawe wawe ubatuka. Ejo bakoresheje abango basematama ngo ungewe gusematama wewe mushaka kunyica. Papa depression ufite iteye ubwoba bro, depression ifite iteye ubwoba. General Sematama ari mu rugamba, wowe aho ngaho uri Kigali uri kurya ifiriti y'i Kigali, uri kudutuka amafiriti akinjira, faranga zikinjira. Afande Sematama wari mu rugamba, ashobora kuba atazi adaheruka n'ifiriti icyo ari cyo, ari kurwanirira ubwoko, ariko uraje uramwangirije, uramututse, umugize umuntu uko ushaka umufata ngo gutanza aragutuka. None uraje Magashi ngo uri kwiriza ngo abanyamurenge mumbabarire, yewe turabavukanye, sinotema igiti nicayeho. Abanyamurenge ati Maga uyu fani ati Maga turakubabariye, ako tubabariye badukuje mu jisho bro, turakubabarira gute? Byose nakubabariye, izo mbabazi zigende zikwame iyo ziba mubabarira n'abadatekereza kabiri, kuko n'ubundi ejo azongera batuke, kuko yiwe ni business, yiwe n'amafaranga abona, amafaranga arinjira. Ntunya nubwo yanatekereza ko mwana mututse yuko mwana mubabariye, kuko ejo indi content niza yo kuba tukazaza abatwikaho umuriro, abakirizaho umuriro mwese mwumirwe, mwibaze ngo se niyo mwari ko muheza imbabazi. Kuki mudasoma umuntu ngo mumurebe, mumusome, mumenye neza uwo ari we? Nta rukundo Magashi akunze abanyamurenge na ruto, kuko yeza kuba bakunda, ntabwo yabatuka kabiri gatatu kane abasubiramo yirirwa bavuga uko ashaka. Kujya datuka abanyamasisi, kujya tuka abandi bandi, akumva ko abanyamurenge ari bo bagomba kuvugwa, ari bo bagomba gutukwa, ari bagomba gutuka abayobozi babo bakabashyira hasi no hejuru. Kuki harangiza tukabyemera ngo abanyamurenge turakubabariye Maga? Bereka uko so ngewe ntabwo mbyumva, ntabwo mbitekereza ukuntu mufite imbabazi nziza nk'izo ngo nubura ubwenge ndaguta, niko bivuga ngo nubura ubwenge izaguta. Umuntu nk'uyu nguyu ntabwo aba akiri umuntu wo kugira gute bro, bakamuca abanyamurenge bakamucira byabaje n'amategeko bakamujyana mu mategeko. Siko bimeze se?
no mu mategeko ukajana mu mategeko no kwirirwa asaba imbabazi ejo kabatuka bivuze iki koko twese niko tudafite rezonema yo kureba icyo aba yakoze na impact. Okay, message yo gusaba imbabazi ntiyogena nk'iyo wadututse. Iyo wadututse niyo yirukanse cyane, ariko iyo gusaba imbabazi ntaho yoje, ni gatoya, ni akantu ntaho yogera. Ariko kudutuka, kudusebereza abayobozi, kudutuka abarwanashyaka bacu bafashe iya mbere batanga ubuzima bwabo nubwo mwabana. So rero ngiye ku giti cya Nyamagashi, mufata nk'umuntu uri muri business ye, ushobora kugutuka kugira ngo abone icyo abona, ushobora kubasebya kugira ngo agire icyo abona, niba ari n'inzara afite. Twe ushobora ati nawe ufite inzara, reba ukuntu nanutse, reba ukuntu. No, inzara ni mu mutima. Inzara ntabwo ari uguhemuka, nta nubwo ari ukusino. Ko njyewe by the way, njyewe nkunda u Rwanda cyane. Njyewe nkunda mu Rwanda, nkunda abayobozi babo, nakuriye mu Rwanda turahagera tukumva hari undi muyaga mwiza, hari fresheri, hameze ukuntu. Ariko ikintu nk'iki kijyanye n'iyi revolution n'iyi ntambara, nubwo haba ari bimwe bitagenda nabi, ugomba no gutekereza ukavuga ati se bariya bari mu rugamba uri gutuka Magashi, aba Kigabo, ba Sematama, ba Mike n'abandi batanze ibiteye ubwoba, batanze ubuzima bwabo, aba bakibasumba bakaniki bafashe iya mbere kugira ngo Abanyamurenge babone ubwisanzure, babone ubwenegihugu, babone bemerwe, bareke kuvangurwa. Iyo yumva wamuvugaho ibintu nk'ibi bwacyo ukaje ngo umusaba imbabazi, yarataye urugo, bakanika ingo zabo ziri hanze, ariko baraha n'abandi benshi bataye ingo zabo batari mu ngo zabo. Abanyamurenge twese twahindutse impunzi, turi hirya no hino, turi muri Kenya, turi mu Bugande, turi mu Burundi, turi hirya no hino. Ariko ko wetse natwe Abanyamurenge turifuza ko twataha, ukongera kandi ukavuga ati reka nze mbatuke ejo nongere kandi mavuge neza, ejo masaba imbabazi. Tutumie akili bana, mazao ngo tumie akili, ko tumie akili ko nurucyabana papa, nurucyabana. Ntago turi indyarya, ntago turi abapretenda, ntago turi snitch yo kumva ko twigira beza kuri we ngo tugwaha imbabazi. Kosa ni kosa, one time one day tuzabikuziza. Kudutukira abayobozi, kudutuka udushyira hasi, kuko tutubahuka, tutakubahuka, tutubahuka ari wowe wese, tutubahuka n'abayobozi. No, ntabwo twebwe ariko duteye, kuko twubahutse muri ubwo buryo, ukadutuka bwa mbere, bwa kabiri, bwa gatatu, ukongera ahubwo ugakoresha Abanyamurenge muri twebwe baze kuri kamera yawe ngo bagufashe gusaba imbabazi. Metopima akili sana, giriro mtipe aitafinyira aho ngaho nirangiza. So hapo ni kutupima akili sana. So ngiye ku giti cyanje nandebere gusa ko meze, yapo ni kutupima akili. So ku giti cya Yasigemani Yasigari gutupima akili sana. So yekereza ko rero ku giti cyanjye ntabwo Maga narebye imbabazi wasabye, ndibaza ngo se izi mbabazi uzikuye ku mutima? Imbabazi zihora zitangwa na Bibiliya, ni kwivuga tusabye imbabazi arazitangwa. Maga ntuzongera kudutuka, tuziguhe nanjye nziguhe, mvuga ati birarangiye, ntabwo nzongera gutuka Magashi, sinzongera no kuvuga nabi Magashi. Ariko nimba Magashi bikuye ku mutima, ejo tukabona kandi uje kuvuga ibibazo by'Abanyamurenge, urabatutse bavuga uti ibi bintu muzabyibuka. Ariko nimba koko wasabye imbabazi uzikuye ku mutima, utazongera gukora ikosa, nanjye nta kibazo mfite. Ariko ikibazo ni uko njyewe rwose ndaziketse, ni business urimo,
abo gutukwa ni abanyamurenge, abo utuka ni bamwe n'abayobozi babo, n'abayobozi bacu uradutuka ukatugira abagome ukatugira agasasha. Ubu turi abagome koko abanyamurenge ni abagome koko, ni abagome kurusha andi moko tubana nayo i Burundi mu Rwanda. Abanyamurenge nibo bagome. Sinati good, imbabazi wasabye ni izawe, baziguhe, uyifuza kuzitanga ziguhe, ariko byari byiza ko abantu babana amahoro. Reka mwumveho. Ye Magashi rero nkuvuyeho, ntabwo nzongera kuvuga cyane. Amakuru ahari, hari amakuru avuga yuko problema ni kusema hivi, vita vinakuwa makali huko Kilembwe. Ba M23 baada ya kuona balishindwa kufungula njia ya Minembwe na Uvira, balitembea mu misitu ya katikati ya Itombwe na kule ngambo za kule Wabora, bakakia tokezea mu msitu ya Wabora papa na payua pa kule kwenye kulikuwa kabila mzee kule Wabora. Kuko kaya hapa bautu hawa FBS ba nani bautu hawa nani bandarahamu. Kumbe kisha walikuwa basha jikwalie na wale watu basha jiunga pamoja, ndio walikuwa batembeza, ndio wakafika kimya nini kule nani kule msitu wa Bora kule ni ngambo za nani za huko Lulenge. So ikiyari nuko hari amakuru avuga yuko pale wewe Kilembwe Msante ni 45 ibita byatangiye Kirembwe ni bari Kirembwe banyuze mu misita. Hari amakuru avuga yuko twirwaneho ashobora kuba noneho bakiye muri efore equatoriale. Ibita byatangiye Kirembwe banyuze mu misita hewa Bora. Hari kayintera hamwe niho baciye, urumva ko uruhande rw'Irurenge na ahantu hajyanye n'ibirometero 45. Saa 3 z'ijoro bari benshi cyane, Mai na FARDC bazamutse ku mapikipiki bashike bagwa muri ambush. Ibyo byari mu masaa 5 zo kumanywa. Izi message z'abantu bariyo bari kumbwira Ikirembwe bafite ubwoba bwinshi cyane. Sibyo ikigaragara rero nko kuvuga ngo twirwaneho yakatinze inzira yose zo kugira ngo zabuvira kuzamuka, ubona ko twirwaneho yari iri mu Minembwe. Iyo iri mu Minembwe rero ntago byari gushobora kugira ngo bamanuka ko hari hose huzuye abarundi, huzuye FARDC n'abamayimayi. Hari amakuru avuga yuko yaba yageze no Kirembwe ariho bagiye gukatinga kugira ngo nko kubaturuka inyuma, ikintu gihari rero intambara, intwari, abandi bahetse isezerano, byanze bikunze urugamba ruragera ku musozo. Turabifuza gutsinda kwanyu, turabifuza gutsinda, turabifuza urugamba. Imana yo mu ijuru irinda abasore bahetse isezerano, irinda abanyamurenga, irinda bari abasore bari kurwana bari mu ntambara. Isasu ryabo rizarifata bangahe? 5, 6. Nicyo nabifuriza, twirwaneho M23, nicyo nabifuriza. Naho ibindi ni ubusa, ni urugambo rw'aba social media. Nta yandi makuru, ni nicyo mbifuriza. Murakoze, murakagira Imana.